Yes, turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino nk'uko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe aho utarabikora kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mutangiye mubibona ku mashusho, mubonye Finest View Park ni hano ku Irebero, hahandi ushaka kuza ukaruhukira ugafata icyo kunywa n'icyo kurya, cyangwa se ukaruhuka kuko hari n'ibyumba byiza cyane n'amapartema meza cyane aho uba witegeye umujyi wa Kigali wose. Ushobora rero kuhagera ni hano ku Irebero rwose, uzamukiye Gikondo ku muhanda w'amabuye ukata ku kapa 583 uhita uhabona. Nako kandi muri kubona inzu nziza y'akataraboneka igurishwa, ni inzu ya kadastre nshyashya itaraturwamo n'umuntu uwo ari we wese. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Niboyi karitsiye ikunzwe cyane. Iyi nzu ikaba ifite ibyumba binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock. Si ibyo gusa kubera ko ifite na parking na jardin bihagije, ari nako kandi ifite annex igizwe n'icyumba cyo hanze, stock, igikoni na douche na toilette byo hanze. Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, ni inzu ifite ibikoresho bigezweho, ifitemo cuisine nziza cyane, American kitchen cyangwa se open. Mbese ni inzu y'akataraboneka yubakishije itafari rihiye na ruriba, ibikoresho byiza kandi bigezweho. Iyi nzu rero iragurishwa kandi iragurishwa amafaranga makeya. Mbibutse kandi ko iyi nzu iri kuri kaburimbo. Ni inzu nziza kandi idahenze mu by'ukuri. Niba wakunze rero iyi nzu waza ukayisura, tukumvikana tukagukaturiza, kuko iyi nzu iri kuri miliyoni 130 z'amanyarwanda kandi ziri negociable. Miliyoni 130 negociable. Iyi nzu ishobora kuba iyawe. Ni nako kandi tukwibutsa yuko dushobora kukubakira inzu nk'iyi cyangwa irenze iyi, ndetse mu buryo bwiza kandi buguhendukiye. Ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa. Komeza ukande subscribe aho utarabikora, cyangwa se sabone ukore kukazogera kugira ngo ujye ubona notification z'ibyo tugenda dushyiraho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Iwacu muri Nzuri Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Ni nako kandi tukwibutsa aho ushaka kugurisha, ushaka kujya kuri website yacu ya www.nzuri.rw ugashyiraho imitungo yawe ukayigurisha nta kibazo, nta mafaranga yandi wiriwe usabwa, nta komisiyo, ukihurira n'umukiriya akakwihamagarira. Ni nako kandi nawe ushaka kugura ujya kuri website www.nzuri.rw, hanyuma noneho ukareba imari zigiye ziriho, iyo ushimye ukareba nimero za nyirayo ukamuhamagara mukivuganira, nta kindi kiguzi cya komisiyo utanze. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Inzu ntigucika nyabuneka, turabakunda cyane.